wumva ko ukwiye kujya gushaka umuntu ugiye kuza maybe nimumara kubana uzafata uwo mwana umujyaneyo utekereza iki kuko umwana agiye kubana n'umuntu ataziho n'ikintu atazi na gakeye utekereza iki kuko umwana wawe agiye kujya kubana n'umuntu total stranger umuntu utaziho ikintu na kimwe barakubyukije mu gitondo ngo tugiye mu bukwe bwa papa wawe tugiye mu bukwe bwa mama wawe boom bukeye barakubwiye ngo pakira imyenda tugende tujye kubana na my god by'umwihariko abana bajya babagira inama mukanga kuzumva buriya abana kuko bagira umutima uri pure cyane cyane abana batoya n'uzajya ubona ukundana n'umuntu ukamuhuza n'umwana wawe ukabona umwana wawe ari kwirukanka ntashaka no kumukora ukabona yamwanze ibanza utekereze kabiri abana bagira imitima iri pure bagira spirit zisensing umwana iyo utamukunda akenshi arakureba akakubona cyangwa iyo umwana hari ibintu biri fishi kuri wowe ashobora kukureba nyine akabisensinga bishobora kuguha amahirwe yo kumwumva ukareba kuki uyu mwana adakunda uyu muntu kandi umwana naramuka agukingukiye akakugira inama okay umwana ashobora kuba umwana nyine akakubwira ibintu bya nonsense ariko naramuka akubwiye ikintu akaba specific akakubwira ati ariko papa cyangwa mama uriya muntu mba mbona bimeze gutya na gutya abana mujya mubumva burya abana bagira rezo bara reasoning umwana ujye umwumva ariko se mureke mbabazi umwana wawe ukoze ubukwe wagize kubimutunguza yabyumvise mu makuru mu bihuha ku munsi w'ubukwe araho ngaho harakanuye gutyo uranagiye pe nta n'impano nta nakantu mugeneye nk'umwana wawe wakubereye umwana mwiza mwabanye yo mbega isoni mbega ibintu biteye isoni biteye ikimwaro ubu kwiriye kugira akantu mutegurira kugira ngo nawe yumve ko ari umwana ufite agaciro kandi yitegure no anabona urukundo muri uwo muryango agiye kuzajyamo muri uwo muryango wanyu kuko uwo muntu muri kumwe nagamuzi ashobora kwitegurira urugamba rutari rwatangira ariko iyo mwamuteguye gutyo aza nawe yumva ko nyine ari involved mu muryango kandi ntabwo atangira guhangana. Hello family and friends of Rusaro their sister, nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye, kuri channel yanyu. Nanone mwongere mwiyumvemo ikaze, turabakunda cyane. Mukomeze gukora subscribe, mukomeze musharinge, mukomeze mutwereke urukundo, mutugaragarize urukundo kuko natwe turabakunda. Okay, ikiganiro tugiye kuganiraho, ngiye kuganira n'abantu bashobora kuba bashaka kongera gushaka cyangwa se kongera gushaka mu gihe wari usanzwe ufite umwana. Ni ibihe bintu wagakwiye gukora mu gihe ugiye gushaka, wagakwiye gukorera umwana mu gihe ugiye gushaka kandi nyine usanga uwo mwana ukaba ugiye gushakana n'umuntu ariko by'umwihariko utari wa mubyeyi wiwe mwamubyaranye. Ibi bintu ni ibintu bisanzwe muri societe bibaho cyane, ariko kenshi na kenshi bikunda gutera ibikomere ku bana kandi bigateza intambara mu miryango, ugasanga umwana ameze nk'uwigumuye. Ariko ikintu nshaka kubabwira ni kimwe, actually ntago abana banga yuko mushaka, ntago umwana we yanga yuko umubyeyi washaka, kuko let me remind you, umwana arabizi neza ko we ubwo atagushaka. Arabizi ko wowe nyine uri umubyeyi we ntiyagushaka, nta n'ikindi kintu cyenda kubaho. Even ashobora kuba nabizi yuko wowe na mama we cyangwa na papa we bidashobora gukunda, arabibona yuko bishobora kudakunda, arabibona, ariko ntago bimworohera. Ntago ikintu yanga ari uko ushaka, nicyo kintu cya mbere nshaka kukubwira. Ahubwo ikibazo ni ukuntu abantu bitwara mu gihe bagiye gushaka abandi bagore cyangwa abandi bagabo, bituma umwana yiyumva nkaho atari involved cyangwa akiyumva nkaho agiye kugutakaza burundu ku buryo atangira kugufuhira kandi uri umubyeyi we mutabana, ku buryo atangira kurakara n'igihe cyo kuzagera ngo numara gushaka wenda uwo muntu muzabane ugasanga arabyanze. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, cyangwa ugasanga mugiye kujya kubana yiteguriye urugamba, ugasanga mugiye kujya kubana yiteguriye urugamba, yarakaye yiteguye guhangana no kurwana. Ni byiza yuko twumva ko abana ni abantu bakwiye kuba twita ku marangamutima yabo. Reka nkubwire ikintu kimwe, uwo mwana ugiye gushakana n'undi muntu adasanzwe azi,
ugiye kuzana undi muntu mu buzima bw'adasanzwe azi, kandi wowe mwari mufite ukuntu musanzwe mubanye, kuki utekereza yuko bidakwiye kumugiraho ikibazo, adakwiye kubigiraho ikibazo? Uwo mwana agiye kuba nubango wowe nawe yagiye kubona abona yisanze mu buzima bwawe wowe wamubyaye, ariko wowe uri kwitwara nkaho udashaka, turi buze kubyinjiramo cyane, ariko uri kwitwara nkaho uwo muntu nkaho uwo mwana utumva ko nyine nawe afite uruhare mu buzima bwawe. Wigize gutya nyine urumva yuko we ntacyo bimureba, hagomba kukureka ukagenda uko ubonye kose. My dear friend, ntago abana banze ko mushaka, ariko mubategura gute mu gihe mugiye gushaka abandi ba partner batari ababyeyi babo? Nibyo tugiye kurebana, nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Iki kiganiro mukereke mugisharinge, ukereke n'undi muntu uzi ko ashobora kuba yarabyaye kandi akaba atari yashaka. Iki kiganiro njya kugikora ntago ntekereza ko ari ikibazo kuba navugaho cya inspiration yacyo. Inspiration yacyo yavuye ku mwana nabonye ahantu mu kintu cyari cyabaye, nagiye muri iyo event. Umwana ababaye pe, ababaye ubona ko binamubabaje kuba nyine kuba umubyeyi wagiye gushaka, ariko ukabona mu by'ukuri cyari ntago ntekereza ko yarababajwe no kuba agiye gushaka ubwabyo, ahubwo ntekereza ko icyamubabaje cyane, she was not prepared. Ntago yari yiteguye ko ibyo bintu bigiye kubaho. Ibyo bintu byari bimeze nk'ibimutunguye. Ikindi cya kabiri, wabonaga yuko atari connected n'umuntu mushyashya ugiye kuza mu buzima bwe. Ndicara ndibaza ndavuga, ariko ibi bintu bikunda kubaho cyane. Kubera iki ababyeyi bakunda kwifata nkaho nta kibazo bitwaye, agomba guhita yigendera gutyo gusa, nkaho uwo mwana wagukwiye gusigara ku ruhande kandi nyine ari umwana wawe? Ndavuga ni ngombwa ko tubiganiraho, niyo mpamvu tugiye kubiganiraho. Ikintu cya mbere, jya utegura uwo mwana mu mutwe, umubaze icyo abitekerezaho. Baza uwo mwana icyo abitekerezaho mbere na mbere. Umubaze, se utekereza iki ndamutse nshatse umugabo cyangwa umugore wundi? Ese ubitekerezaho iki? Let me tell you. Let me shock you. Ntago agiye guhita yitwara nyine nk'umumarayika ngahita akubwira. Okay, ashobora kubyakira neza ukabibona akabyakire nabi. Neza. Kimwe nuko ushobora kubibona yuko agizemo agashoke. Ako mu by'ukuri nanone reka nkwibutse, icyo turi gukora hano ni ukumutegura mu mutwe, kuko nimba ukunda umuntu n'undi ntago uwo mwana yenda kukubuza gushaka, ntago yenda kukubwira ngo wishaka kandi wowe wumva ari cyo ukwiriye gukora, kuko nawe uri umuntu ufite considerations z'ibintu byawe ukunda kandi ushaka, wumva ko ukwiriye kwikorera. In fact uwo mwana ntago ari we, murabyumva, ntago ari we muzashakana, sibyo? Ariko uwo mwana aramataringa, uwo mwana agaciro ke gakeneye nyine kumvikana. Icyo uri kubikorera ni ukugira ngo umutegure mu mutwe, yumve ko niyo possibility ishobora kubaho, yumve ko n'ibyo bintu bishoboka, yumve ko watangiye no kubigiraho icyo gitekerezo, kugira ngo nawe atangire kugenda yiyakira gake gake, atangire gutekereza ko bishoboka ko papa cyangwa mama ashobora kuzashaka. Ibyo bintu biramutegura mu mutwe we, akavuga ati okay, papa ashobora kuzashaka, akagenda abyakira gake 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 gake. Ikindi, witekereza ko atazagufuhira rwose, azagufuhira. Kubera iki? Kandi ni ngombwa kunabyakira yuko agomba gufuha, nyine akitwara nk'umwana uri kwivumbura. Yes, akwiye kugufuhira kubera ko aragukunda. Umuntu ukunda umuntu aramufuhira. Nukuvuga ngo wowe wari umuntu w'agaciro ku buzima bwe. Ikindi, umwanya mwamaranaga, ari gutekereza mu mutwe we, agatekereza ko ushobora kuba atazongera kukubona nk'uko yakubonaga. Ashobora kuba ari gutekereza ko hari undi muntu ugiye kumusimbura mu buzima bwe, hari mu buzima bwawe hari umuntu ushobora kuba agiye kumusimbura. Ibyo biramutera gufuha, ariko uko ari kugufuhira numwereka ko wowe ubwawe uha agaciro uko yiyumva. Aha ngaha turi gutegura umuntu emotionally, kubera ko ntabwo dukunda kwita ku marangamutima, ariko amarangamutima ni ikintu gikomeye. Kubera ko tutita kuri mental health, ntitwite ku marangamutima y'umuntu, bituma dutwara abantu nkaho nyine ari kuri remote control, tugatwara abantu nkaho ari simbizi. Ariko umuntu afite uko yiyumva. Kuba ari kugufuhira rero akitwara nk'akana kari kwivumbura, akitwara nk'akana katari kubyumva, it's okay,
ibyo nabyo biri included muri process. Uko nguko ari kwivumbura mu hakanya ari bwivumbure rimwe yivumbure kabiri ubwa gatatu azagenda acururuka. Ikindi kintu kabiri mu hakanya ko kubitekerezaho, ntago ntekereza yuko ubukwe ugiye gukora cyangwa umuntu mugiye kubana, umuntu ugiye gushaka ari ikintu kigutunguye cyane ku buryo ukwiriye kubimubwira, akwiye kubimenya ari uko buri bucye ukora ubukwe. No my dear, uwo muntu ashobora kuba ari umwana, nashaka bafite imyaka 5 cyangwa 6 cyangwa 10, kereka niba ari umwana utumva utanabona. Ariko umwana w'imyaka 6 n'imyaka 10, iyo umubwiye ngo ngiye kugushakira umumama mushyashya, arabyumva nubwo atabifite muri control, ariko arabyumva, atangira kuba excited, agatangira kubyishimira, agatangira kumva ko nyine uwo mumama ashobora kuzaza cyangwa uwo mupapa, agatangira kuba well prepared. Ako nubyuka mu gitondo umwana akajya kubona akabona umutuyeho ibintu ngo ngo washatse, my dear friend, umwana azigaragambya, azitwara nyine, ashobora no kukubana ikirara rwose ukayoberwa ahantu byaturutse. Ariko aho byaturutse ni hehe? Nuko utigeze umutegura mu mutwe we, nuko utigeze umutegura mu bwonko ngo yumve yuko unamwereke, umubwire rero mwana wanjye ni byiza ko nshaka undi mugore cyangwa undi mama, undi mupapa, kubera ko urabona, ukamusobanurira. Abana ntago bari stupid, abana ni abantu nabo. Kuba ari umwana ntago bituma atagira amarangamutima. Umwana asareka kurira iyo ababaye, ararira kubera ko nyine arabyumva ko ababaye. Ni umwana ariko ni umuntu. Mubwire, mwereke, mwige kuganiriza abana, mubwire. Ikindi ntago ari agasuzuguro, ntago bigusuzuguza kuba wabwiye umwana wawe ikintu kigiye kubaho. Ntago bigusuzuguza, ntago bikwambura agaciro ko kuba umubyeyi we, ntago bituma kubahuka. Ahubwo biratangaje ko iyo abonye nyine usiga ufata imyanzuro gutyo, atari involved, yiyumva nk'umuntu uri ku ruhande, atangira kuba rebellious, atangira nyine kwitwara uko ashaka, agatangira kukubyimbana kubera ko nawe abibona ko utamufata nk'umuntu ufite agaciro mu buzima bwe. Ni byiza ko mwumva ko amarangamutima y'abana akeneye kwitabwaho cyane, ukeneye kuyumva no kuyubaha. Ikintu cya gatatu, ntugatume abyumvira mu bandi bantu utarigeze ubimubwira. Uzi kugira ngo umwana azabyuke mu gitondo yumve ngo papa wawe ngo yashatse, cyangwa ngo mushobora kuba mutabanaga, my dear, mushobora kuba mutabanaga, wenda yabaga ahandi hantu nawe wibanaga, byajya kumva ngo washatse, cyangwa ngo hari ubukwe ngo bwa Yesu, ngo se nguzi ko mama wawe yakoze ubukwe, nguzi ko papa wawe yakoze ubukwe, ngo cyangwa nguzi ko ku cyumweru hari ubukwe bwa papa wawe, my dear, cyangwa mama wawe. Ibaza ukuntu ibyo bintu biteye agahinda, ari shame. Icyo gihe uri gufata umwana ukamushyira muri situation yo kumva ko yaje kuri iyi si kuruha, aribaza akavuga ati ariko kuki uyu mubyeyi wambyaye amfata nk'udahari, kuki afata nk'utariho kandi mpari, kuki atambwira. Kankwibutse ikintu kimwe, umwana wawe aba yumva ari we muntu uri close kuri wowe cyane kurenza abandi bantu. Nta nubwo yiyumvisha ukuntu abandi bantu ari bo bagakwiye kumubwira yuko ari we uko washatse mbere yuko ubimubwira kandi uri umubyeyi we. Impamvu ababyeyi bakunda gukora iri kosa buri gihe ryo kutabwira abana babo, nuko batekereza ko bizatuma umwana wubahuka, cyangwa bakagira cyo kintu cyo kuvanga umwana atamenyaho ibintu byinshi. My dear, ni byiza ko nkumenyaho ibintu byinshi kuko uri umubyeyi wanjye. Nta n'umuntu sinzi niba ari umuntu wakunda umubyeyi kurenza umwana wiwe. Nta nubwo numva ko hari undi muntu wakakubikiye ibanga kurusha umwana wawe. Ikindi biramunezeza nimba hari ikintu umwana yishimira kubona umubyeyi we amubikije ibanga. Ntago umwana ntago yapfa kumena ibanga ry'ababyeyi be. Muzabicunge, muzabibona. Umwana niyo mama we yamuhamagara akamubwira ngo ngwino nkongorere, ngwino nkubwira akantu, ni ibanga, arakamubwira kugira ngo uwo mwana azavuga. Umwana ashobora kuba ari tokatiyo, ari mu myaka yo kuvuga kuko abana bagira amaaje yo kuvuga cyane. Umwana ashobora kuba ari mu myaka yo kuvuga, ariko ikintu cya mama we akakigumana. Ntago nabikubwira mama. Umwana kimwe mu bintu bimunezeza akumva ari involved. Ikindi rega ibintu ntago ndi kubivuga ku bana batoya bari like kids, ndi kubivuga no ku bantu
ku bana ariko bari even adults, like babana bakuru. Ushobora kuba ufite, ntavuga abana ukumva kids, ukumva ibitambambuga, no, ndi kuvuga abana ariko bashaka no kuba ari n'abakuru. Nimba hari ikintu cyanezeza umwana, nukumva umubyeyi we afite ikintu yamubwiye, nukumva umubyeyi we yamubwiye ikintu kimeze nk'ibanga, ikintu kimeze nkaho bahuriyeho bo ubwabo baziranyeho ari babiri, kitaramenywa n'abandi bantu, abandi bantu bakazajya kukimenya we yarameze nkaho akibitse ko ari ibanga ku giti cye, akumva ameze nk'uwari ubikiye umubyeyi w'ibanga. Ibyo bintu biraryoha we, ibyo bintu biranezeza umwana, aba yumva yumva ari umutware muri icyo gihe, kandi ntago yabivuga, ntago yarimena umwana. Ibuka nk'iyo hari ahantu usanga wenda bagira nka stock, ariko bakunda gukinga stock wenda kugira ngo abakozi bataza kwangiza ibintu gutyo. Kankubaze, nk'iwanyu bagusigira urufunguzo rwa stock, ukaba ubizi ko bagusigira urufunguzo rwa stock, washoboraga kurushyira ahantu gutya biramupango? Oya, urufunguzo ufite, wumva udashaka ko hari n'umuntu umenya aho warushyize. Kubera iki? Kubera ko umubyeyi wawe yakwizeye, akaba yagusigiye urwo rufunguzo, bimeze nkaho yakubikije ibanga, yaguhaye ikintu cyangwa arakubwiye ngo genda umbikire kino kintu ndaza kukikubaza. My dear friend, urakibika ukakihambiraho ukakizirikaho, ntago wapfa kucyereka undi muntu wari wewe, ntago byashoboka. Uko niko rero no kubwira umwana wawe ukamubwira yuko nimba ari ugushaka wenda gushaka, ariko bitari byaba, niko bimutegura mu mutwe, bikamukuramo stress zo kwitegurira urugamba rwo guhangana n'ababyeyi na ba mukase na baki, niko bimukuramo, akaba well prepared, kandi akumva guhaya agaciro, nawe akumva abaye involved, ibintu byanaba akumva ntagatunguwe, ahubwo akumva ariteguye mu mutwe, akumva ari yakiriye. Ikindi kintu ukwiye gukora, ukwiye guhuza abo bantu babiri, umwana n'umuntu ugiye gushaka, ukwiye kubahuza. Kuki wumva ko ukwiye kujya gushaka umuntu ugiye kuza, maybe nimumara kubana uzafata uwo mwana umujyaneyo, utekereza iki kuko umwana agiye kubana n'umuntu ataziho n'ikintu atazi na gakeya? Utekereza iki kuko umwana wawe agiye kujya kubana n'umuntu total stranger, umuntu utaziho ikintu na kimwe? Barakubyukije mu gitondo ngo tugiye mu bukwe bwa papa wawe, tugiye mu bukwe bwa mama wawe, boom, bukeye barakubwiye ngo pakira imyenda tugende tujye kubana na my god. Bihita biba urugamba rutari ruri ngombwa, rutari rukwiriye. Umwana wahita yumva ari nk'ibintu agiyemo nawe ubwo atazi, ahita yumva ijuru rimugwiriye. Ariko iyo wabahuje, tegura umunsi, ntago ubukwe ari ikintu, ntago kubana ari ibintu mubyuka mu gitondo ngo mute muvuga ngo twabanye. Mu gihe muri kumenyana, mu gihe mukiri gukundana, mu gihe bikiri kugenda gute na gute, tegura umunsi. Uvuga ati rero, nimba waramubwiye ko ufite umwana, nimba uri umukobwa akaba warabwiye ko umusore muri kudetinga yuko ufite umwana, ni byiza ko umubwira uti rero nifuza kuhura n'umwana wanjye. Umwana abo ni uwo muntu. Umwana umubwira uti nimba koko umwana amaze kwanzura yuko muzabana, umwana umubwira uti niwe papa mushyashya, cyangwa se umugani niwe mama mushyashya. Yiyakire, anamubone, abibone, abone uyu niwe mu papa bagiye kubana, uyu niwe mu mama bagiye kubana, banaganire, habe akantu ko kuganira, mubaze se nimba ari umwana mukuru, amubaze se bite, mbese nyine bagira utuntu baganiraho. Nimba ari uwo mu mama ugiye kuza mushyashya, amubaze se ugeze mu wakangahe, ukunda ayahe mabara, ukunda kurya iki, bagire twa tuganiro turi aho ngaho. Nyine nkwibutse ikintu kimwe, my dear, ntago ikigenderewe hano ari ikindi. Turi gutegura umuntu mu mutwe, turi gutegura umwana wawe mu mutwe kugira ngo nawe yumve ko ibyo bintu ari involved. Kuko ubu buzima wamuzanye mu my dear ntago rwose yabigizemo uruhare, yarabyuze mu gitondo asanga ari aho ngaho. None uri kwitwara nkaho adafite agaciro mu buzima bwawe, uramuturaho imyanzuro, uramuturaho ibintu ko wiboneye. No, umuntu nawe ni umuntu afite amarangamutima. Mubwire rero
uyu niwe mupapa baganire amubaze ese uriga se warangije kwiga se ukunda kurya ibiki n'ibiki bikuraka nyine bagirana ikiganiro kiri basic nawe amubaze amumenye ibi bintu bishobora no kuzaguha amahirwe yo kumenya some characters utaruzi muri uwo muntu muri uwo partner wawe. By'umwihariko abana bajya babagira inama mukanga kuzumva. Buri abana kuko bagira umutima uri pure cyane cyane abana batoya. Nuzajya ubona ukundana n'umuntu ukamuhuza n'umwana wawe ukabona umwana wawe ari kwirukanka ntashaka no kumukora ukabona yamwanze. Yibanze utekereze kabiri. Abana bagira imitima iri pure, bagira spirit sensing. Umwana iyo utamukunda akenshi arakureba akakubona. Cyangwa iyo umwana hari ibintu biri fishi kuri wowe ashobora kukureba nyine akabisensinga. Bishobora kuguha amahirwe yo kumwumva ukareba kuki uyu mwana adakunda uyu muntu. Kandi umwana naramuka gukingukiye akakugira inama. Okay, umwana ashobora kuba umwana nyine akakubwira ibintu bya nonsense. Ariko naramuka akubwiye ikintu akaba specific akakubwira ati ariko papa cyangwa mama uriya muntu mba mbona bimeze gutya na gutya. Abana mujya mubumva burya abana bagira rezo bara reasoning. Umwana ujye umwumva cyakoze ubyigeho kuko ashobora kugira judgment y'umwana. Ako ni byiza ko ugira gute umwumva. Si byiza kwita umubwira nawe ubwo uraje nawe ubwo urashoboye nawe rerere. Oya iyo umubwiye gutyo bimutaninga off akakwihorera. Nta kindi kintu yongera kukubwira ntiyongera no kuba na involved mu bintu byanyu. Ariko mu by'ukuri ushobora kumubwira wabibonye wabonye bimeze gute uriya mama ngiye ntago namukunze. Okay, ashobora kuba atamukunze harimo n'ifuye. Ariko nimba yakubwiye ko atamukunze si igihe cyo gutuma utuka ngo umubwire amagambo ngerere. Mubwire okay byumbwiye ndabyumva nzabirebaho nzakubwira nzabirebaho. Si ngombwa kutongana, si ngombwa ko kandi nawe niba atana jyubaza umwana wawe feedback umubaze bimeze gute ese wabonye bimeze gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, umubaze feedback kandi nagwa feedback ntuyishimire. Si ngombwa kwita umusimbuka. Ndashaka kukwibutsa ko nyine aracyari muri cyagiye cyo gufuha kwivumbura no kwitwa. Ariko uko iminsi igenda ishira warabimubwiye warabimuteguje uri kumutegura gutyo aritegura mu mutwe. Okay, ndizera ko hari ikintu muri kwiga. Ikindi kintu ukwiye gukora ku munsi mwamaze kwanzura yuko mugiye kubana n'uwo muntu, tuvuge wenda mwakoze ubukwe, ni byiza yuko uwo mwana mumuha impano kandi impano nziza. Mumuha impano niba ari nibishoboka mugire n'ijambo mufate n'ijambo mugire ikintu mumubwira. Uzi ikintu ukuntu bituma yumva ameze, bituma yumva nyine mumuhaye agaciro mumufata nk'umuntu w'agaciro. Si undi gufata mikro ukavuga ati ndashimira umwana wanjye, kuko abantu bari aho ngaho bashobora kuba kereka niba batabizi kugira umwana. Ariko akenshi dutaha ubukwe tubizi yuko uwo muntu asanganywe umwana, kandi si n'ibintu wakabaye utari proud yabyo, kuko umwana si ikintu gihishwa. Ni ibintu wakabaye uri proud yabyo ukavuga uti rero ndashimira umwana wanjye ko yambereye umwana mwiza. Utuntu turi sweet bigatuma n'abantu atiyumva nk'aho abantu bose bari kumureba nk'umwanzi muri ibyo birori biri kubera aho ngaho. Kuko hari igihe abantu bose baba bari kumuhanga amaso bari kumubona nk'aho bashaka kureba nimba yarakaye nimba yabyishimiye nimba baba bashaka kureba reaction ye. Iyo rero uramutse umubwiye nk'ibintu byiza ukamubwira rero ndashimira umwana wanjye ko yambereye umwana mwiza kandi ndazi ko nanjye nzakomeza kumubera umubyeyi mwiza, simple, we yumva yishimye ku rwego ruhambaye cyane, ukamuha n'impano. Ibindi bizakurikiraho tuzabimenya n'Imana nayo izabana namwe mu mibanire yanyu nabo tuzagenda tunabirebaho ukuntu abantu bagakwiye kubana. Ariko kugeza ubu umwana wamuteguye neza, kandi n'uwo mu partner wawe mushyashya uzanye mu buzima nawe akwiye kumwereka urukundo mu gihe muri kudatinga, mu gihe mutari mwabana. Ni byiza ko amwegera akamuganiriza nimba ari ukumuganiriza, ariko nanone ntashake kumubaho nk'ikiziriko ngo ajya amuhora ku gakanu buri munsi. Ibyo tuzabirebaho mu kindi kiganiro. Ariko nanone ntamuhore ku gakanu ngo hamwizirike, kubera ko nukomeza akomeje kumwizirika umwana atekereza yuko ashobora kuba hari ikindi kintu amushakaho. Okay, ni byiza ariko kamwegera gake
gake akamwegera akamubaza ukunda iki, nimba ari impano akayimuha, bitari ibintu nyine byo kumujagararaho, ariko nanone ukamuha tw'impano. Bizagufasha cyane, bizatuma umwana wawe yitegura mu mutwe, bituma umwana wawe ataguhangayikisha, adahangana, nimujya kubana yumve kuri umubyeyi wumuha agaciro, yumva akunze n'uwo muntu wawe mugiye kubana kubera ko waramumweretse, mwaraganiriye. Ikindi kintu, nimba ufite umwana mukuru, musabe kuzagufasha mu bukwe bwawe. Natabyemera ntuzamupushinge, natabyemera musabe, mubaze se uri kumva hari ikibazo uramutse umfashije wenda mu bukwe, nimba ari umukobwa, se hari ikibazo uramutse wambaye mu bukwe bwanjye, se hari ikibazo ukoze iki kintu mu bukwe bwanjye. Ashobora kuba atari yabyumva neza, akumva cyangwa bizamutera ipfunwe, bizamutera isoni, abantu bazaba bari kumureba cyane. Abantu twumva ibintu mu buryo butandukanye. Naramuka kwemereye, mushakira umwanya mwiza yumva yakumva ari uw'icyubahiro kuri we. Nimba ari ugukora kuri high table, umuhe kuri high table, n'ibintu nyine bituma yumva umugiriye icyizere kindi gikomeye, akumva ari na involved, akumva atangiye kwiyumva nk'umwana, nyine bamwizeye ko ari umwana wabo, atakora ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nimba yabyemeye, muha ahantu heza h'icyubahiro yumva ko yakora akahanezererwa, apana kujya kumushyira muri stock ngo ajye gucunga papier hygienique z'abageni. Wapi. Mushyira ahantu heza ari bwumve yishimye. Nimba ari gukora service ku basaza, high table, ahantu heza. Nimba ari kwambarira umugeni, nawe yumva ari presentable, yumve nyine. Nimba ari umukobwa, yumva ari presentable. Nimba ari umuhungu, yumve nyine nawe hari ukuntu aba involved muri ibyo bintu. Ariko please, naba atabishaka nakwangira, don't push. Ntukamupushinge ngo ushake kubimushyiramo ku ngufu ngo hazemo n'amagambo mabi. Umwana wawe ntukamubwira amagambo mabi ngo umubwire ngo nawe urashoboye ngo ibiki, ngo ugira amatiku ngo ibi, ngese ubwo ngo ibyo byakwica iki, ngo mutangire kumurakarira mwese kuko yanze kugukorera mu bukwe. Yabyanze kuko yumva atari comfortable. Turi kwita ku marangamutima ye hano, turi kwita ku kuntu yiyumva. Bishobora kuba bitari bumugihe, aho kugira ngo umwana wawe agukorere mu kirori cyangwa agukorere mu bintu byawe, aze kuba ari kurira guhera ikirori gitangiye kugeza kirangiye, wamwihoreye akenjoyinga ubukwe akaba burebera ku ruhande. Bigutwaye iki? Nimba yabyemeye, mushyira ahantu heza, umushakira umwambaro mwiza, umutegure nawe azabe yiyumva yuko ari involved. Ariko nimba yabyanze, my dear friend, don't push. Wimupushinga ngo ubimutsindagiremo ngo unamutuke umubwire amagambo mabi. Mwihorere, ubwo hari ukuntu ari kwiyumva biri gutuma nyine yumva ibyo ngibyo adakwiye kubikora. Okay? Nasoza mbabwira ngo kuba warabyaye ntago ari igisebo. Okay, ntago ari ibintu bikwamburira agaciro kuwuriwe, n'ubundi ukomeza kuba uwuriwe. Kandi ushobora no kuba warabyaye mbere umwana unarenze umwe cyangwa 2 na 3, ariko ukagumana agaciro kawe. Ikindi kandi nta nubwo aricyo kigaragaza kuba umuntu yarabyaye, ntago ari ibyo bitwereka yuko uri ikirara, my dear. Ibyo ni ibintu abantu bavuga byazanywe wenda n'umuco w'abantu. Nta nubwo mvuze ngo mbishyigikire ngo abantu bose bagende babyara mbere yo gushaka, ariko nanone ntago ari byo bigukuraho agaciro kawe. Uracyari umuntu, uracyafite ibintu byiza byinshi dushobora kukubonamo. Uracyafite amahirwe yo kuba umupapa mwiza, uracyafite amahirwe yo kuba umumama mwiza w'ejo hazaza, uracyafite amahirwe yo kugira urugo rukagenda neza, rukaba rwiza. Kandi hari ibintu byinshi, hari qualities nyinshi tureba mu muntu kurenza kuba yarabyaye mbere ngo yo gushaka. Ibyo ngibyo rwose ni ibintu biri possible cyane. Uracyari umuntu, ntago bikwambura amahirwe yandi, ntago bikwambura urukundo abantu bagukunda, nta nubwo bigukuraho kuba nyine uri umuntu ufite purpose, ufite ibintu byinshi Imana ikwizeramo yuko wababyo. Rekeraho no kwiheba ngo wumve ko ibintu byarangiye, ngo wumve ngo ninde uzankunda ngo ko nabyaye. Oya, abantu bazagukunda. In fact turagukunda, abantu nabo bazagukunda. Nimba uri umukobwa uzabona umugabo mwiza, nimba uri umusore kandi nabwo uzabona umugore mwiza. Nta kigukuraho agaciro kawe nk'umuntu. Okay? Ntukomeze kwiheba kandi ube proud y'umwana wawe. Ntago ari ngombwa ko ujya gushaka
ngo uhishe umwana wawe uzajya uvuga ko nta mwana ugira kandi umufite. Ni ngombwa yuko ubyemera ko ufite umwana ukamukunda ahubwo ukamutegura kugira ngo azaze mu muryango wawe ntaguteze ibibazo. Noneho ukamukunda ukamwemera nyine, aho kugira ngo uzabeho urwana no guhisha ikintu ubuzima bwawe bwose kitanahishika, kuko umwana kumuhisha byo ni nko guhisha umwotsi utwitse inzu yose ntago byapfa gukunda. Aho kugira ngo rero uzabeho urwana no guhishahisha ikintu finally kizaguturikane, no, be proud. Umwana ni umugisha, ibyo utabashije kugeraho wazabikugezaho. Okay, ibyo nibyo nari mbafitiye rero uyu munsi. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, mwibuke gukora share, subscribe, comment, mumbwire n'ibindi nshobora kuba nibagiwe. Duhure hasi muri